okaziyo nk'ingiyi yo kuvuga ubutumwa ni umugisha. Burya umuntu nagutumira kuvuga ubutumwa, hari abantu njye mbona batarabikacinga, batarabimenya, akabanza kubaza ibibazo byinshi, ngo ariko hazaba hari abantu bangahe, ngo ariko se ngo bizagenda bite, ngo se muzancumikira muri hoteli y'inyenyeri zingahe. Natwe tugenda cyane byugera hano bakabimbaza ngo tuzagucumbikira mu nyenyeri, muri hoteli y'inyenyeri zingahe, ngo imodoka wifuza ko izagutwara izabisite, nimushaka muzazane moto, nge nta kibazo mfite. Rero muri ikintu abantu batazi, iyo ubonye opportunity, iyo ubonye umwanya nk'uyu nguyu, aba ari umugisha kuri wowe kuruta umugisha kuba ugiye kubwira, kubera impamvu zikurikira. Impamvu ya mbere, Imana itura mu mashimwe y'ubwoko bwayo. So nugera ahantu ukabona okazi yo gushima Imana, burya baba baguhesheje umugisha. Niyo mpamvu njya mbwira abavuga ubutumwa bamwe, hari abantu baza worship yarangiye ndetse bakinjiramo uko baje kubwiriza, burya wamisinze, ntabwo wageze ahantu Imana inezererwa, kuko Imana itura hagati y'amashimwe y'ubwoko bwayo. N'abari bafite umuco mubi wo kuvuga ngo baracyari muri worship, reka mbe nduhutseho gato, mu wihano uyu munsi. Ikindi cya kabiri gituma umwanya nk'uyu nguyu ngewe unezeza cyane, kuko nzi yuko nkuramo umugisha. Buriya umuntu naguha okazi yo kuvuga Yesu, aba aguhesheje umugisha mwinshi, kuko bimwe mu bintu Imana inezerwa iyo umuntu iyo yumvise umuntu avuga neza Yesu. Niyo mpamvu nyabwira n'abavuga ubutumwa n'ubwiriza, try your level best uvuge Yesu, kuko Imana mu ijuru inezerwa iyo yumvise uvuga umwana wayo. Umubyeyi wese aho ava akagera wabyaye, uzirinde ntuzavuge nabi umwana we akuri hafi, niyo uwo mwana yabasa nabi. Kwari igihe ubona umuntu yarabyaye umwana wenda ukabona afite ukuntu adasa neza mu maso yawe, sibyo? Mvuze mu maso yawe, uziyaranje ntuzavuge nabi uwo mwana kandi umubyeyi wakumva. Ushaka kunezeza umubyeyi, niyo umwana yafite amatwi abanguye nk'ay'imbeba, ujye uvuga ngo ariko n'umwana afite amatwi meza, bizamukamfatinga kandi bizamunezeza. Iyo ubonye umwanya wo kuvuga Yesu, ubwo urimo kunezeza ijuru. Icya gatatu, nta muntu udakunda kuvugwa neza. Burya natwe twigira humble, ngo ariko ngo biriya ngo ntimugakabye cyane, ariko burya ugera hirya ukajya wicinga icyaro ukavuga ngo ariko afite aroro, ngo abantu basigaye bamvuga neza. Niyo utabivuze, nibura uba ubifite mu mutima. Rero iyo ubonye umwanya wo kuvuga Yesu, baba bakugiriye neza ko burya ugiye kumunezeza. Icya gatatu, icya kane, burya umwuka wera atangira kuba excited iyo utangiye kuvuga Yesu. Nuvuga VAT, ukavuga tike yo kujya muri Amerika, ukavuga hoteli, aba yicaye utegereje ariko uyu muntu araza kuvuga neza ibyo badutumye ryari. Iyo utangiye kuvuga Yesu, nawe ubwawe uzabyumva muri wowe. Hari igihe uba urimo gusinzira wayura, watangira kuvuga Yesu ukumva ubaye revived, kuko umwuka ahita avuga ati yes. Murumva rero ukazi ubonye ariko kuruta ibindi byose mu buryo egoist. Harya sengejo yigishaga ngo ni inyungu ni dukura muri Yesu. Mu gitabo cya Daniel baranditse ngo ariko abahinduriye benshi ku gukiranuka mu ijuru bazaba bastar. Burya rero baguhaye akazi yo kwigisha, baba barimo kuguha akazi yo kongera ukaba umustar mu ijuru, ariko utari ku isi. Uretse ko no ku isi bigeraho bikaza. Iyo umaze imyaka myinshi ubwiriza ugera ukaba umustar, nta kintu kiza nko kuvuga ibya Yesu. Sigaye ngenda nkahura n'abantu, pastor turagukunda, nkahura n'abasaza, pastor turagukunda, nkahura n'abayisilamu, pastor turagukunda, kavuga nti yes. Buriya ni favor iva mu kuvuga Yesu, hanyuma abantu bakabona umugisha. Amen. Ndagira ngo mufate Bibiliya zanyu ku Bafilipi igice cya mbere, aho abandi bose bigishije nanjye niho ndi bwigishe, kandi murabizi biba bigoye cyane kwigisha nyuma y'umuntu nka Didier n'umuntu uri vibrant nka Senga. Wicara ugavuga uti noneho nzavuga iki Imana ko bampimye bakanshyira inyuma. Yesu yigeze kuvuga ngo baje imbere yanjye bose barabajura n'abasahuzi, ibyo nari kuvuga byose barabisahuye. None nubwo ndishima mu mutwe nshaka ibyo mbabwira, kuko Didier yarabisahuye, ibindi Senga arabisahura, hanyuma
nimba bihiriza mwihangane ariko kugira ngo bitamera bityo ndavuga Yesu ko Yesu yaravuze ngo nishyirwa hejuru nzireherezaho abantu bose n'uburi icyo uvuga kindi ujye uvuga Yesu kandi n'uwo ufite n'icyo uvuga ujye uvuga Yesu abe arufa na omega abitangiriro n'iherezo uvuge Yesu iyo bihari uvuge Yesu niyo nta bihari. Haleluya. Paulo arandika aravuga ngo yaramaze kuvuga abantu barema ibice kabati hari abantu bamwe birema ibice ati ariko uko byagenda kose bakabwiriza ubutumwa ariko biremye ibice akavuga ati ibyo babikora kugira ngo bambabaze ariko akavuga ati ibyo ngibyo murongo wa 18 mbese ibyo bitwaye iki ntacyo kuko uko bimeze kose ari mu buriganya cyangwa mu kuri Kristo yamamazwa kandi ibyo ndabyishimiye kandi nzagumya kubyishimira kuko nzi yuko amaherezo ibyo bizampindukira agakiza munsabiye kandi mpawe umwuka wa Yesu Kristo kuko ntegerezanye ibyiringiro yuko ntazakorwa n'isoni n'ikintu cyose ahubwo nzajya ngira ubushizi bw'amanga bwose buzatuma Kristo akomeza gukuzwa n'umubiri wanjye iteka ryose nkuko bimeze ubu nubwo nabaho cyangwa nubwo napfa. Erega kubwanjye kubaho ni Kristo no kandi gupfa kumbereye inyungu. Haleluya. Ntabwo ndi busubire muri ayo magambo cyane cyane kare agace kuko nagiye nkurikira Didi ibyo yigishije nabikurikiye senga ibyo yigishije nabikurikiye nubwo ntari naje kuko iyo uzigisha nyuma y'abantu ugomba kubanza kumva ibyo bigishije kugira ngo utaza kubisubiramo kuko nubwo utabura kubisubiramo ariko nibura ugerageza kuzuza kongera gutangira aho bari bagejeje. Haleluya. Uyu murongo batoranije wo mu Bafilipi igice cya mbere umurongo wa 21 niwo murongo watumye nkizwa kuko jewe ubundi ku bwakavukire yanjye no mu Katolike nize mu seminari ibyo njya mbivuga abantu bakavuga ati n'ubwirasi nari umuhanga mu ishuri nkaba umuhanga nkaba umwatlete ubundi ibyo bintu bitatu iyo bihuje iyo ufashe umuhungu w'umuhanga mu ishuri akaba n'umuvedete muri siporo akongeraho no kumenya kubyina n'utundi tuntu nk'utwo ngutwo iyo wambonye ntabwo ushobora kumenya ko kera nabyinaga umenya ngo uwo muntu ari mu kaga k'urupfu no kurimbuka icyari kumubera umugisha kimuhindukira umuvumo kuko jewe nari mfite bwa bwirasi ku buryo umuntu wari kumbwiriza nkakizwa yari kuba either avuye ku yindi planet cyangwa ari umuntu ufite ubwenge buhambaye ku buryo ntamusesengura ngo numve ko jewe nari bagabarokore nk'abashitsi abantu barokore niyo barimo kuvuga ibintu byabo n'iterabwoba bazana bure umuntu yaraza ngo uzarimbuka uzajya kuzimu nkavuga nti nkamureba nkamuseka nkamurese reka nzabanze mpfe ibyo nzabimenya ngezeyo kuko hari igihe twebwe tuza uzitegereze nta hantu Yesu yigeze avuga ubutumwa bw'iterabwoba yavugaga ibintu bituma umuntu agira purpose. Noneho nza gusoma Bibiliya ntabwo nayisomye nshaka agakiza oya kuko yewe nizi ibintu bya literature y'icyongereza ubundi kugira ngo uzumve literature y'abongereza cyane cyane yo mu kinyejana cya 18 iyo bita Victorian Age ugomba kuba warasomye Bibiliya kugira ngo uzumve ba T.S. Eliot uzumve ba John Milton uzumve ba John Donne ba Dryden n'abandi nkabo ugomba kuba warasomye Bibiliya kuko poetry yabo poezi yabo yari ishingiye kuri Bibiliya. Noneho ndavuga nari kubyari byose nubwo ntakigisha muri university cyo gihe bari bamaze iminsi bandinganije bamuye muri university aho nigishaga rikasome Bibiliya ntiwamenya aho buzirangeze nibura noneho ninsubira muri domaine yanjye nibi ntarinzi nzabimbizi ko iteka ryose nabibonaga ko Bibiliya tutayizi ko byansabaga gufata Bibiliya ngo njye gushakisha aho iyo mirongo iherereye ntangira kuyisoma uko ngenda nyisoma itangira kuryohera. Icyo gihe nari ndakaye umujinya kubera ko bari banguye muri university banyohereza kwigisha muri tronco ntangira gusoma Bibiliya ndakaye ariko kubera ko nta kindi nari mfite nkora ntangira kuyisoma ngo ni documente ntawamenya isi ishobora guturuna nkasubiraho igasubiraho yavuye nkasubiraho narindi ntangira kuyisoma kandi jewe nahereye ku murongo wa mbere mpera ku itangiriro ndasoma nk'usoma Roma nari mbimenyere ko nibyo nize ndayisoma nikaye n'ikaramu ndasoma
ndarangiza noneho ngira mu isezerano rishya. Ariko ubwo ngubwo uko ngenda progressa natangiye kugenda mbonamo utuntu twiza. Ngeze kuri Paulo, buriya Paulo iyo umwize nko mu buryo bwa gihanga, ni umupersonage uri très intéressant, ni umupersonage unejeje kuko ni umuntu uri dynamique, mu mvugo ye ni dynamique, mu mikorere ye ni dynamique, uretse ko hari aho usoma ugasanga ashobora kuba yarakagabo gatoya. Cyane cyane abakorino baragataka akagabo iyo kari hano ubona ari amanjwe, atari ko kagiye ati kavuga ni hanjagara, tubwira ngo kari forceful ariko ubundi ukareba kari insignificant. Noneho ntitamukunda, burya Imana yigira ukuntu ikora ntitamukunda. Yari umugabo kabisa ari dynamic cyane cyane yuko umubona mu byakozwe n'intumwa, umubona bwa mbere arimo gutera amabuye atoteza itorero. Yesu amaze kumufata ahita akora volte, ahita hindukira. Deja umunsi wa mbere akimara guhumuka yatangiye kubwiriza. Yari kabisa uyu mugabo. Noneho wasoma kuko urumva ngewe nabisomaga nk'umuntu w'umuhanga wigishaga ibintu bya literature, yanditse kimwe cya kabiri cy'isezerano rishya ryose. Rero kamwe uyu mugabo afite impact. Gera buriya mu buzima nk'undi ibintu bigira impact, ibintu bigira umusaruro, ibintu ukora umuntu akajya avuga ati ibi bintu yahasize, yarahakandagiye hasiga ikirenge. Hari ahantu yakandagiye nka Ruganzu ahasiga ikirenge mu ibuye, ugasanga ahantu hari ibuye warikandagiraho ukahasiga ikirenge cyawe nko mu butaka, ukavuga ngo uyu muntu yasize impact. Hari n'abandi baca mu buzima Imana ikabuyungurura ikavuga ngo nuko Antoine byara Debora, Debora byara, ugasanga nta kindi muvugaho kuko nta kindi yakoze kizima uretse kubyara Debora, ariko nayo ni impact. Rero icyo ngicyo Paulo we iyo urebye ubona impact ya Paulo ugahita uyibona. None abana uyu mugabo ngiye kumushimikira. What was his secret? Ibanga ry'uyu mugabo ryari irihe? Ngira ngo numvise nisenga babyigishaga batandukanya secret na mystery. Ariko burya Paulo yari afite ikintu, hari umuntu usoma ukavuga ati hari ikintu cyari muri uyu muntu. Niga mu seminari umupadiri yigeze gusanga ndimo gusoma igitabo cya Hitler, Mein Kampf, Mon Combat, cyari cyanditse mu Gifaransa. Araza kinyambura arareba arambwira ngo bishoboka bite ko umuseminari urimo gusoma igitabo cy'uyu mutindi. Ndavuga rero urabizi padiri, uyu mutindi twiga history, twiga amateka, batubwiye yuko yigeze kuba mayibobo, yari umuntu ufa ahantu hatasobanutse. Umuntu avate mu bumayibobo akayobora igihugu gikomeye nk'Ubudage. Ndashaka kumenya what was his secret, what was ni irihe banga ryari inyuma y'ubu bushobozi. Rero na Paulo nuko byagenze. Noneho ngeze kuri uyu murongo, burya Imana ifite ukuntu ikora. Umurongo urasimbuka uva muri Bibiliya umfata mu ijosi. Ku bwanjye kubaho bifite definition ni Kristo, no gupfa bya mbere inyungu. Noneho ndicara ndavuga ariko ubundi giyewe mbereyeho iki? Naho gukizwa byatangiriye. Ubundi ko mbwira abantu ko ndi umukristo, Kristo bwanjye Yesu ari hehe? Uyu nguyu warabivuga neza ngo kubwe kubaho ni Kristo. Donc yashyizeho ngo life equals Christ. Yarangiza akavuga ngo niyo napfa nta perite mfitemo, kuko ninguma hano ku isi ndakorera Kristo, nzamuhamya, nzamuvuga, nimpfa nzamusanga. Haleluya. Ndicara ndabitekereza ndavuga nti okay fine, number 1 ngiye gukosora ubukristo bwanjye nabwo bugire definition busobanuke, kuko ubundi buri hari abantu b'abakristo bafite ibintu bivangavanze. Yewe maze no gukizwa namaze igihe gito yamvangavanze, reka cyo njye nkora kugiteraho urwenya, kuko njyewe narakijijwe muri ibyo bintu byo burya abantu barezona cyane baba bari mu kaga. Kuko njyewe ndarezona cyane ibintu byose mbitekerezaho nkabyinjiramo kandi ntekereza vuba. Maze gukizwa nakundaga ikibu, buriya nakundaga akabari. Ntabwo nigeze nkunda inzoga, nakundaga akabari. Kuko buriya mu kabari haba ibiparu, warabaye mu kabari udashobora kwitesha. Abantu baricara bagashyiraho guverinoma bakayikuraho, bakakubwira uwo bagiye kuzamura n'uwo bagiye kumanura, kandi ntibicara muri kabineti bakakubwira. So ugasanga bene ayo makuru rero nkiri uwo muswa, ariko
narameze nk'umwatenayi nakundaga aho bashyushya inkuru. Noneho rero ndibuka maze gukizwa ndakomeza nkajya ninywera inzoga, nkajya mu barokore tugasenga, ariko narangiza hajyana n'abandi barimo aho twigishaga tukajya kwinywera byeri. Noneho wumva ukuntu umwuka akora. Hari igihe aterura ijambo rimwe akarikwenterpretera mu bundi buryo. Ubwo ndimo navuga ku bintu by'uruvangavange. Tugiye kunywa, tuguze byeri, turicaye kuri muze handi bicara harehare kuri bar. Hamwe gatero kuzibuye turagukunda. Ujya mu barokore ugasenga ariko ukazana hano tukinywera byeri. Wowe uri umurokore special. Umva umurokore special, Imana iteruramo ijambo special ikuramo umurokore ishyiramo omelette. Numva omelette special noneho ntangira kumedita. Umurokore special hashyiramo signe d'égalité omelette special. Ndategera ni sasa niba babona ndi umurokore special, abarokore bagomba kubona ndi kivangavange nka omelette special. Urabizi za omelette special murazizi zirimo ibintu by'ijambo, birimo inyanya, birimo ibipoivro, birimo ibintu byinshi. Ndicara ndabitekereza, ndawe rero muzi ikintu mfashe icyemezo kidakuka. Barman mpereza byeraho, nguze byeri dutereka ku meza. Ndavuga ni izi ngizi ni farewell, izi ni izanyuma nyoye, ngiye kuba umurokore ordinaire. Kandi guhera uwo munsi ibyo kuba omelette special, umurokore special, bamwe baracyari muri special. Naha mwicaye mu harimo bamwe bari mu borokore special. Yaje hano arafashwa, yajya mu kabyinira agafashwa, yajya mu bar agafashwa, yagera ku muvinyo agafashwa, hose arafashwa special. Yewe nahisemo kuba ordinaire, ariko reka nigarukire kuri Paulo kuko ikintu cyatumye nyizwa ni hariya Paulo avuga ngo kubwanjye life equals Jesus, kubwanjye kubaho ni Kristo. Mu yandi magambo ntafite Kristo nta buzima mfite. Haleluya. Uyu murongo rero niwo wanteye umwete, ndavuga no okay, ubwo ngiye kujya muri ibi bintu ngiye sinya nkora ibintu mpubutse. Ibintu byanjye byose biri methodical. Niha amezi 6 noneho yo gusoma iki gitabo inshuro 3 nkirangiza ntasimbuka n'umurongo. Noneho mfata n'ikaye n'ikaramu methodically nk'umwarimu urimo gutegura critique y'igitabo. Ndagisoma ndatangara, sigiye kubabwira ibyantangaje kuko byabinyigisha ubwabyo, ariko bitamfata icyemezo cyo gukizwa. Ariko mbabwije ukuri ntabwo icyo gihe nafashe icyemezo cyo gukizwa nkuko mubivuga, nkuko tubivuga. Nafashe icyemezo cyo kubaho uko Bibiliya ivuga. Mbwira abantu babone ibyo Bibiliya ivuga nibyo ngiye kujya ngenderaho. Ibyo yita byiza nzabyita byiza, ibyo yita bibi byite bibi. Simple. Ubuzima bwanjye buhita bworoha. Iyo nsomye ikintu ngasanga Imana ivuga ngo iki ni kibi, niyo wampenda henda ukambyinirira ukanshyiriraho n'ibihembo, nzakubwira nti no, ndahitamo kuba minorite igendana n'Imana aho kugendana na majorite ijya aho Imana itari. Nahise mbi ntagondwa. Nari mfite imyaka 25. Ubu mfite 64. Muri iyo myaka yose nabonye iryo banga rikora. Ibyo Imana yita byiza byite byiza, ibyo yita bibi byite bibi. Simple. Umuntu nakubaza ati kuki ibintu byita bibi uvuge ngo sijye ubyita bibi, niko Imana ivuga. Burya na Yesu arwana na Satani yaramubwiye ngo handitswe ngo nta mpaka ugomba kugirana na handitswe ngo. Hari abantu nabonye muri kino gihe ngo babahanga ngo bafite PhD muri theology ngo barimo kuvuga ngo Bibiliya ikwiye kwandikwa bundi bushya ngo tukayihuza n'igihe. Ntabwo Bibiliya bayihuza n'igihe, igihe nicyo gihura na Bibiliya. Alignment Imana ngo umujenerali umwe yari umwamirari yatwaraga bya byato binini by'intambara. Buriya amato yose iyo agiye kwinjira mu cyambo hari igitara kinini cyitwa fara, nicyo kiyayobora kugira ngo amenye aho icyambo giherereye. Noneho areba fara akagira ngo n'ubundi bwato bumuri imbere, atanga sinyari, arayibwira ngo mvira mu nzira, ndi ubwato bw'intambara, mfite ibitwaro bya rutura, kuko nutinda gatoya nshobora kugusenya. Hanyuma fari iramusubiza ngo nanjye ndakubwiye ngo genda buhoro kuko hano wegereye Paul. Undi ambwira ngo nge nakubwiye ngo ndi ubwato bw'intambara,
ndambwiye ngo noneho nanjye ndakubwiye ngo ni gefare ikuyobora. Ubwato nibwo bwiyarinya kuri fare, ntabwo buyisaba kwideplasa. Bibiliya niyo fare tureberaho, ntabwo ushobora kuyisaba guhinduka. Niba ushaka gukora ibintu bikore kuko bishaka, ariko wisaba Bibiliya ngo nihinduke kugira ngo igushyigikire. Bikore gusa ariko yisaba guhinduka, kuko Imana yo yavuze rimwe, twe twabyumvise kenshi, ntabwo Imana yisubiraho. Ibyanditswe muri iki gitabo niko kuri, kandi ubihakana azareba umusaruro w'ababigenderaho n'umusaruro w'ababihakana, irivugira. Amen. Hanyuma ndagira ngo ngarukire rero noneho ku nyigisho yacu y'uyu munsi, kubaho ubuzima effective life cyangwa effective living in Jesus Christ. Buriya mereye kuri uyu murongo kubaho nyakuri, uriya rwandiko rw'Abafilipi ni narwo ngiye kuvugaho. Urwandiko rw'Abafilipi rutwereka uburyo umuntu w'Imana abaho nyakuri, akagira ubuzima bufite sense, akagira ubuzima bufite definition, akagira ubuzima bufite icyerekezo, akagira ubuzima bufite umumaro, akagira ubuzima bufite imbaraga. Haleluya. Igice cya mbere Pawulo aravuga ku murongo wa 21 aravuga ngo ku bwanjye kubaho ni Kristo. Mu gice cya kabiri umurongo wa 5 akavuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. So igice cya mbere Yesu ahinduka definition y'ubuzima bwacu, mu gice cya kabiri agahinduka icyitegererezo cy'imibereho yacu. Haleluya. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ndaza kubibereka. Ushaka kugira ubuzima buri impactful, bugira impact, ushaka kugira ubuzima bufite imbaraga, ushaka kugira ubuzima bufite icyerekezo, ushaka kugira ubuzima bufite umurongo, tumbira Yesu gusa. Igice cya mbere avuga ngo ku bwanjye definition y'ubuzima ni Yesu. Igice cya kabiri akavuga ngo Yesu niwe cyitegererezo cyacu, mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ndaza kubigarukaho. Igice cya gatatu akavuga ngo kwamamaza Yesu niyo ntego y'ubuzima bwanjye, ngo isi mumenye, nanjye mumenye, n'abandi bamumenye. Haleluya. Kandi iyo ntego ntabwo igigerwaho burundu. Aravuga ngo nibagirwa ibiri inyuma, hari amasigise menshi, ngasingira ibiri imbere, ngo ndamaranira gusa, ngo ndasiganirwa, ndamaranira kugeraho dutegekwa. Ndaza kubigarukaho. Hanyuma icya kane, kuko byo kubera ko bikomeye, umurongo wa 13 w'igice cya 4 avuga ngo dushobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ubwo nibwo buzima bwuzuye. Nibyo ngiye kubabwira uyu mugoroba, kubaho ubuzima bwuzuye. Icya mbere, reka tugaruke muri cya gice cya mbere. Pawulo aravuga ngo ku bwanjye kubaho ni Kristo. Haleluya. Ku bwanjye kubaho ni Kristo. Kandi nimwitegereza muri Bibiliya, abantu bose batubanjirije n'abandi bose babayeho n'abandi bose banditse bahuza na Pawulo. Amen. N'Imana nayo ihuza na Pawulo, kuko niyo yamubwirije ibyo yandika. Petero arimo kuvugana n'abafarisayo n'abanditsi n'abakuru ba Sanhedrin mu gice cya 4 cy'ibyakozwe n'intumwa, mu wa 12 arabwira ngo nta rindi zina munsi y'ijuru twahawe abantu bashobora gukirizwamo uretse irya Yesu. Donc nta yindi definition y'ubuzima bw'iteka, nta handi hantu ushobora kubuvoma uretse muri Yesu. Ndetse uwanditse urwandiko rw'Abaheburayo mu gice cya 11 akatubwira ziriya ntwari zo kwizera zose, akavuga ngo abo bose bapfuye bakizera, ngo bakabireba biri kure, ngo bakabyifuza, ngo kubera ko babyifuzaga bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi, ngo abavuga batyo ngo byerekana ko bashaka gakondo, ngo kandi n'Imana ntigikorwa n'isoni kwitwa Imana yabo. Haleluya. Kubera ko icyatumaga bariya ngo bahamwa ngo nuko babirebaga biri kure, bakavuga ngo ariko icyaduha tukabaho muri kiriya gihe. Nanjye nyasubiza amaso inyuma nkavuga ni cyaba cyaramaye kubaho mu gihe cya Yesu. Kuko buriya njya numva birasi b'abateolojiye nkatwe dufite bya bipapuro bita masters, PhD etc. Ahubwo ngo urabona ngo nk'aba Petero ngo dahiri ngo banditse ibitabo ntibari barize, ngo capacity yo gutekereza kwabo ngo yari iri hasi cyane. Ese aba bagabo
ahubwo nibo batize. Petero yari afite bachelors itari yo muri Harvard, oya, made from the best master. Petero yamaranye na Yesu imyaka 3. Ubundi se bachelors twiga imyaka ingahe? Yamaranye na Yesu imyaka 3 abigisha ku manywa na nijoro, akajya batuma bakajya kubwiriza, akabakoresha test, akabakosora, akabigisha kwirukana abadayimoni. Ngaho mbase usenga buri yashobora se, oya, we ntabwo yize theology cyangwa niyo wize. Ntibabuzemo abahanga nk'abo ba theology hirya ngaho. Wigeze wiga kugenda ku mazi? Ariko Petero we yigiye ku mwarimu ugenda ku mazi, agenda ku mazi. Nyamara ariko mujye muvuga mwabikwiye. Petero yigishijwe n'umwarimu ugenda ku mazi. Barinze bakavuga rero buriya ba Petero bavuga ngo nta rindi zina munsi y'ijuru twahawe abantu bashobora gukirizwamo uretse rya Yesu. Kandi ubwo Petero yamaze gukora igitangaza, aravuga ati n'iki gitangaza twakoze si twebwe, twagikoze muri rya zina, niho power yavuye. Haleluya. Kuko iyo utangiye kubitekereza living an effective life, hari ibintu bimwe by'ibanze ugomba kubanza ugatekerezaho, ukabanza ukibaza ngo ariko ubu ngubu ko ndimo kuvuga Yesu, hari abantu bahagarara hano bakaririmba Yesu, ukabareba baririmba. Rega ni wacu dufite abaririmbyi, iwacu worship team n'abandi baririmbyi bari imbere baratwika, barangiza bakamanuka nyine. None se babigenza bate ko bataguma hejuru? Ariko ikibazo kirimo hari igihe mpora mbibabwira nkabwirwa, mumbabarire nimujya kuririmba Yesu, mujye mubanza mu checking iyi number 1. Do you have him? Ufite Yesu? Kuko nicyo kibazo twagombye kwibaza. Hari abakristo batura amaturo, hari abakristo bitanga mu mirimo, hari abakristo baririmba, hari ndetse n'abasenga, ariko wajya kwitegereza ukavuga uyu muntu ko yaba yaraciye mu cyanzu ntace mu irembo ko adafite Yesu. Reka mbaze namwe mwese mwicayemo hano n'abarimo kudukurikiriya kure, ufite Yesu? Kuko ubukristo budafite Yesu ni fake. Nta soni ifite zo kubivuga ko sije wanditse Bibiliya yabivuze neza ngo nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru abantu bashobora gukirizwamo uretse rya Yesu. Noneho Yohana kanabishimangiraho kabirengera akavuga ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo, udafite uyu mwana w'Imana nta bugingo afite. Hello, ntabwo arantwana urimo kuvuga. Yesu niwe definition y'ubukristo, Yesu niwe definition y'ubuzima. Udafite Yesu ntafite ubugingo. Ntimuze kumbwira ngo ariko nsengera zayo ni ngo ndetse ngo na Pastor Didi yaranzi ngo buriya rwose ngo niki giterane nshobora kuba nagifandinze, kuko abantu bajya babikora. Ushobora gufandinga igiterane kubera ko uri umuntu mwiza ariko udafite Yesu. Ikahubwo mbaha amasegonda make mvuge buhoro, buri muntu wese abanze yisuzume yibaze ngo ariko where is Jesus in my life? Yesu yaba ari hehe mu buzima bwanjye? Kuko icyo nicyo kibazo cyahinduye ubuzima bwanjye. Nasomye uyu murongo ndibaza ngo ariko ko ndi umukristo, mpora mvuga ngo ndi umukristo, ngo ngiye ndi umukatolika, ngo ndi umukristo, nkunda idini yanjye, ariko Yesu ari hehe mu buzima bwanjye? Ndabitekereza nowhere. Uzi ko hari abantu buriya bafite Mariya mwinshi kuruta Yesu. Mariya mwinshi, Mariya mwinshi, akajya kibeho agashengerera, akagira amashusho, akagira ko wamaze ariko Yesu abahiye. Ngo ariko ujye wibuka yuko Kana y'i Galilaya, nkamubwira nti Kana y'i Galilaya iyo batora Mariya ntibatore Yesu ntacyo yari kubamarira. Kandi Mariya agenda mwubaha. Ntabwo ndi muri aba preachers bavuga ngo Mariya ngo yari envelope ngo bakuyemo urupapuro. No. Uwigisha gutyo once again ni umuswa. Umuntu Imana yatumyeho ikamwita umuhire, we ntuzigere umwita envelope. Ni umuswa. Umuntu Imana yubashye ariko umuntu ajaga tukamama wawe wamukunda. Kariye nuva preachers bamwe bigira ibitangaza ngo Mariya yari envelope. Weyo mama ujuka mwita envelope twabipfa. Abo taziteranya na Yesu. Uw'Imana yubashye namwe mujye mumwubaha, ariko ntimukamuha umwanya utari uwe, kuko Imana yaravuze ngo nta wundi muhuza uri hagati y'Imana n'abantu uretse Yesu wenyine. Ibyo once again ibyo ntabwo ari gihe babyanditse. Hanyuma Paulo
adusobanurira neza, aravuga ngo buriya byose mubona nagezeho, biriya byose mubona ngo ubu ngubu jewe buriya hari amagambo yanditse mu Bagalatiya nkunda cyane, aravuga ngo jewe buriya ngo ibyo nkora byose nkiri muri uyu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Iyo niyo secret yaravuga ati nimubona nkora nkagoka nkagira ngo ibyo nkora byose nkiri muri uyu mubiri mbikoreshwa dinamo, inkoresha moteur, inkoresha akamashini gaturuna ubuzima bwanjye, mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Haleluya. Iki rero nicyo kintu cya mbere tugomba kubanza guheraho, definition y'ubuzima. Kubanza ukibaza icyo kibazo utiraririye, utihagazeho, ukavuga ngo ese mfite Yesu. Kuko effective living for Jesus bitangira no kubanza ukamugira. Amen. Tugiye mu gice cya kabiri, noneho Paulo atubwira ati rero buriya niba mushaka kugira ubuzima buri effective, bugira umusaruro, bugira umumaro, mugere wa mutima wari muri Kristo Yesu. Kuko buriya ibintu byose mu muntu, abantu benshi hari ikintu bibeshyeho, bazi ko abantu bakoreshwa n'ubwenge. Uwitwa Rusokera yaravugaga ngo uwafata abantu akabigisha ngo bakagira ubwenge ngo isi yatungana. Abantu barabafata barabigisha, noneho irushaho kuba mbi. You know why? Iyo ufashe umuntu ufite umutima w'umujura, iyo utamwigisha yari kuba mayibobo akajya akora mu mifuka, ariko iyo umwigisha akabona PhD, ntabwo yibi biri mu ikamyo, ahubwo yibi ikamyo yose n'amafaranga yayiguze n'umushoferi uyitwara n'ibirimo, kuko wamuhaye ubwenge ariko bukoreshwa n'umutima w'umujura. Nufata umuntu, kuko once again baravuga ngo abantu baramutse babonye ubwenge ngo bakabona n'amafaranga yo kubabeshaho, mbese ku buryo nta muntu buryo ubona isi nibyo irimo kurwanira ngo nimuha abantu imibereho, nimurangiza mubahe kwiga ngo isi zaba nziza. No way. Iyo ufashe umusambanyi wajya gasambana wanje guhendahenda, agatereta, yagira Imana agahura n'undi nawe wishobeye akamwemerera. Iyo umuhaye amafaranga arabanza agasambana mu Rwanda, yageraho akajya gushaka variety, akajya mu Bushinwa, yarangiza mu Bushinwa akajya mu Bufaransa, ariko ntabwo mvuga aho basenga bari hariho bumenye batabikora. Yarangiza akajya muri Amerika kuko arashaka kureba ngo ndashaka kuzasambana, nkasambana n'Umwarabu, nkasambana n'Umuhinde, nkasambana n'Umuzungu, noneho no mu bazungu akareba nkasambana n'Umufaransa, nkasambana n'Umubirigi, nkasambana n'Umuhanda. Kubera iki? Afite amafaranga ariko yagiye au service y'umutima w'umusambanyi. Ntabwo mubibona se? Ntabwo amafaranga akosora imico y'abantu, ntabwo imitekerereze y'abantu ihindurwa. Ibintu byose Imana iravuga ngo ujye witondera ibiri mu mutima, ngo urinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, ngo kuko iby'ubugingo byose niho bikomoka. Na Yesu arabivuga ngo mujye mwitondera imitima yanyu, ngo kuko mu mutima niho hava biriya byose, ngo ubusambanyi, ngo ubwicanyi, ubugome, ijisho ribi, ngo ibyo byose biva mu mutima w'umuntu, ngo kandi nibyo bimwanduza. Amen. Noneho Paulo akavuga ngo niba mushaka kuba effective mu buzima, mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Kandi akadusobanurira akatubwira ngo rero umutima wari muri Kristo Yesu ni umutima uri special, ngo uwo nubwo yari Imana, ngo ntiyarebye ko kureshya n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ngo ahubwo yisiga ubusa, ngo afata akamero k'umuntu, ntiyanafata n'akamero k'umuntu ukomeye, ngo afata akamero k'umuntu ndetse w'imbata, ngo agiye no gupfa ngo ntiyanga gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba. He humbled himself, mbese yari imanuye ariheza. Hanyuma arangije ngo nicyo cyatumye Imana imuha izina risumba amazina yose, ngo amavi yose azamupfukamira, ngo n'indimi zose zaturekwa ari umwami. Haleluya. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, kuko burya mu buzima ikintu cyica abantu. Hari umwana umwe, mwita umwana kuko abantu ndutamuze kubita abana, ariko we ni n'umwana, ni mutoya cyane kuri iki. Hari umurimo twakoraga, noneho we sinzi ukuntu baje kumushyinagazaho gatoya muri iyi mirimo tuba dukora mu itorero. Hanyuma tuza kujya muna barambwira ati vraiment titekereza mukozi w'Imana, ati umuntu akamara imyaka yubaka izina, ati barangiza mu munsi umwe bakariziringa mu byondo. Ndabwira ni umurapeti, burya urimo kubaka izina
reka mabwire bajya bubaka amazina. Iyo wubatse izina ubuhaye satani inzira yo kugira ngo agusiribange, kuko iyo ufite izina bararisiribanga. Iyo ufite izina abana baryandikaho, iyo ufite izina inyoni zirarinera. Iyo ufite izina kubaka izina, uzubaka izina satani niho azakwicira. Ushobora kuza ukantuga nkavuga ngo komeza witukire we n'Imana yakubwiye ngo ntuke kuko ntacyo urimo kwica. Sinceroma ntabwo nujya muri business yo kubaka izina, you are in trouble. Kuko kugira ngo Yesu ahabwe izina risumba amazina yose yarabanje asiba iryo yari afite. Waraza afata kamero k'umuntu ntiyanga gupfa ndetse urupfu rwo kumusaraba. Kubera iki? Kumvira Imana Data, the heart of obedience. Ariko burya gufata Yesu nk'icyitegererezo, muzitegereze muri Bibiliya buriya ni nawe baduhayeho icyitegererezo. Hari igihe abantu umwana umwe yigeze kumbaza aramubwira ati ariko role model wawe nindi? Ambaza abantu bamwe ndababwira nuriya ntabwo yaba role model wanjye kuko ni muto kuri jye. So ngiye gufata role model ku bantu banduta ubwo naba naragwingiye. Si byose nubona umusaza yarafashe role model w'umwana, zamenye utuye umusaza yatinze gukura. Kubona abana bagombye kurebera ku basaza, ariko ntabwo hari ibyo umuntu ashobora kukwigisha. Nk'aba badidi ibi bintu bya media n'ibindi bashobora kubinyigisha, ariko ntabwo yavuga ko ari role model wanjye. Oya, ushobora kumwemera ngo bane ibintu babikoze neza nkaza kubyiga kambera umwarimu, ariko role model ni icyitegererezo. Twebwe rero niyo nabo twabagira. Imana iravuga ngo na Paulo yabwiraga abo yabwiraga yandikira abakorana akababwira ngo rero mbabwire ntimuzanyibeshyeho mugere ikirenge mu cyanjye nkuko ndimo kukigera mu cya Kristo. Niwe role model wacu mwishushanye kuri Yesu. Paulo yanamwanditseho cyane mu Bakorino ba 2:3:18 aravuga ngo twebwe tumutumbiriye mu maso wacu badatwikiriye ngo tugenda duhindurwa ngo tugasa nawe. So, kuko gusa na Yesu, that's the objective. Akatubera icyitegererezo. Ndaje mbabwira uburyo bikora mu buzima pratique, kuko rimwe na rimwe hari ibintu ujya mbona biri simple byumvikana kabwira abantu ariko kuki mutabyumva. Namwe satani yabahumye amaso ku buryo mutabyumva. Kuri ibintu byoroshye, iyo umaranira gusa na Yesu ubuzima buroroha. Reka mbere icyo bworoha. Icyambere Paulo yandikiye Abefeso arabwira ngo bagabo ngo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero, muri wa mutima akaryitangira ngo aryishyire ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Miningo nujya gukunda umugore wawe umukunde sacrificial. Donc uburyo uvuga ngo umva madame, jya mibwira abantu nkawe ni tekereze wenda ushatse gukunda kamwire bareba ngo batararongora nibo bashobora kubyumva. Ukaba ufite umukobwa ukunda kavuga ati ngiye kumukunda nkuko Yesu yakunze itorero, kugira ngo mbimubwire ngiye kubimubwira nkuko Yesu yabitubwiye. Ugafata urushinge ukajomba mu mutsi ukavomamo amaraso ukayashyira mu icupa, warangiza ugafata ipurime cyangwa ibaba kuko kera bajyaga bayaconga bakayandikisha ukandika ngo sheri, ngo nubona iyi baruwa ikugezeho yanditse n'umutuku ntugire ngo n'ikaramu y'umutuku nakoresheje, ni amaraso navomye mu mutsi w'ibumoso hafi y'umutima kugira ngo nkwereke uburyo ngukunda, ntacyo ntakora n'amaraso yanjye nayatanga. Umva ibaruwa nk'iyo ngiyo uwo mutoma shaho kera, kubera ko twebwe twabayeho before smartphones. Iyo gushaka kuvugana na sheri wandikaga kabaruwa ukagaho umuntu akakagutwarira, wagira Imana akakwandikira kandi akakamuha akakugarukanira. Ugiye nabagira urindo hirya mu cyaro najyaga ntwandika nkaduha abantu bajimo. Noneho rero uwitwa sheri wanjye nawe akandika nkatubika. Iyo rero nabaga ndi jyenyine naragasomaga nkavuga ni yes, nkagasubiramo buri jambo ryose nkarimedita nkavuga ni yes, mwumva buriya rero abantu bamwe ni ikintu batasobanukiwe. Imana yatweretse uburyo idukunda, itanga umwana wayo, urukundo rwe arwandika n'amaraso ye.
none Imana yarangiza ikabwira abagabo ngo noneho mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, mukunda abagore banyu in the same way. Murimo murabyumva? Hari abagabo benshi bakunda abagore babo uko bo babishaka. Imana ikavuga ngo ya ntabwo ari cyo cyitegererezo nabahaye, narabwiye ngo murebe uko Kristo yakunze itorero, aba ariko mukunda abagore banyu. Ubundi uko dukunda abagore bacu ahubwo dushaka ko ariko bo badukunda. Dushaka ngo abagore batumesera imyenda, baduterera amapasi, batwoza ibirenge, badukanda ibitugu, etc etc. Yesu akavuga ngo ibyo nimwe mwagombaga kubibakorera kuko mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Hello. Buri ibintu bya Yesu biri counter cultural, biri revolutionary. Ni impindura amatwara, ni impindura mibereho, ni impindura myitwarire. Haleluya. Kandi reka mbabwire, buriya nuko abagabo batabizi. Iyo atangiye gukunda umugore wawe nkuko Kristo yakunze itorero, yewe madamu ajya ambwira ati buriya mu bintu binezeza iyo umbwiye kunshigikiye nshobora no guterura isi. Iyo umbwiye kunshigikiye gusa ukambwira ngo ibyo bintu urimo gukora kabisa, I'm behind you, ati nisi nshobora kuyiterura nkayishyira hejuru. Kuko buriya umutima wari muri Kristo Yesu niwo wahinduye isi. Nushaka guhindura isi ujye ubanza uyikunde. Niyo Didi yahoza bivuga bakagira mwebwe buri hari ibintu umuntu avuga ntibabyumve. Jewe nagenze isi ngeze abondicara navuga nako uzi ko isi burya ari nini. N'u Rwanda iyo ushaka guhingamo ibigori cyangwa ushaka kororeramo inka ruhita ruba rutoya, kuko barigenda bakagukatira akantu k'agashumi ka hegitari 10 kandi washakaga umusozi wose, bavuga ati tugomba gusaranganya. Ariko iyo ushaka kuruhindura umusozi umwe seriri mwihita iba nini. Mwarabibonye? Jewe nageze aho ndavuga nako biri abantu bavuga ngo Zaburi ya 2 avuga ngo nsaba nzaguha amahanga b'umwandu wawe. Iryo sengesho najyaga ndisenga kera nkingana namwe. Hanyuma uko ngenda nkura mbwira abantu urabizi Imana ngabaniriza nterera urubambo aho bavuga ikinyarwanda gusa, rumwe urushyire ku Kagera ku Rusumo, urundi urushyire Karongi ku Kivu, urundi urushyire ka Gitumba, urundi urushyire Rusizi, unterera izo mambenye. Iyi niyo territory nkusabye. Ni abanimba kusanya nkabajyana mu ijuru, uzampembera abo ngabo wenda uzampumweyo niba ari uzaha abakozi bingana bityo, ariko bizaba bihagije. Kubera ko buriya kugira ngo uzashobore gukorera Yesu, biriya mwigishaga byose, kugira ngo uzashobore gukorera Yesu ugomba kugira uwo mutima wari muri Kristo Yesu. Ukunda ukemera kumanuka, ukunda ukemera kwitanga, ukunda ukemera no gupfa, ndetse urupfu rwo kumusaraba wambaye ubusa. Haleluya. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Rero urumva iyo umugabo atangiye gukunda umugore we gutyo, uragenda waba uri umusore wakunda fiancé, Imana ikakubwira ngo uyu mukobwa umukunde nkuko Yesu yakunze itorero. Mu bintu byanejeje reka mbabwize ukuri, jewe sinjya ntinya kubivuga ko nari umupagani wa serieux, cyane cyane muri iyo domaine y'abagore. Nari umupagani byembye, wa mupagani umupagani kandi abantu bakunda. Kiri n'umupagani abantu barankunda sinzi impamvu, sinari n'umusore uri smart cyane muri appearance niko mvuga, ariko nabonaga ibyo nageraga ubu nabwira nari meze nk'ufite igiti. Noneho maze gukizwa bimbera ikibazo, Imana y'isi ko ngijijwe kandi n'inkumi zikaba zigihari. Imana irabanzingirira neza ko nari nayibwira Imana ndashaka kugukiranukira kuko narayandikiye biri Vitor note, jewe nayandikiye ibaruwa ndebwira Imana warakoze kumyihanganira, warakoze kumbabarira ibyaha byanjye, none nkwaye promise ndasinye nzajya aho umbwiye nkora ibyo umbwiye uko umbwiye igihe ushakiye. Shyiraho signature hanyuma nyoherereza Imana, uretse ko ntazaho nayohereje nyine nayishyize muri Bibiliya yanjye, nyoherereza mbwira Imana ujye uyisoma kuko nsoma izashira. Noneho ntangira kugira ibibazo n'ibyaha. Mana ko nakubwiye ko nzagukiranukira, nkaba numva umutima wanjye ukirehareha. Cyo Imana irambwira ngo rero ibintu uzongere no kubisengera, ni ikimenyetso cy'ukuri muzima. Nari nkiri umusore
ni ikimenyetso cy'uko uri muzima. Nabishyizemo ngo ukunde abakobwa pariswe ugomba kuzarongora, kandi ntabwo uzarongora udakunda abakobwa. So jya ukunda abakobwa ariko ntukabangize. Ndatangira rero ugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ikintu cyari very interesting nibwo natangiye kumva friendship koko ibaye nziza. Hagenda nkasura umukobwa tukicara tukiganirira tukavuga ibintu byose, nkamubwira Yesu, nkamubwira yaba afite n'ibibazo nkamufasha kubitekerezaho, ariko nta matematike ndimo gukora. Life became so pleasurable. Ubuzima burandyohera. Kubera iki? Iteka ryose Imana yarengishije wanga rimwe iravuga ngo aho uzajya ugenda hose, remember I'm watching you. Kugenda Yesu utuye muri jyewe, not only utuye muri jye ariko na Yesu muzima undeba. Haleluya. Kugira wa mutima wari muri Kristo Yesu ukicarana n'umuntu utamwexploita. Kugira wa mutima wari muri Kristo Yesu nakoze muri ONG. Mushaka gukorera Yesu muzabanze mugira umutima wari muri Kristo Yesu. Nakoze muri ONG ndayiyobora. Nubu njya saruramo umusaruro. Njya mbibwira abantu iyo nkuru. Nigeze kuva Rwamagana hari nko muri 2000 nari nkifite imodoka y'akazi yo muri AA, hari muri 2008. Nza ngenda nk'umuyaga ariko iyo bavuze umuyaga nagendaga nk'umuyaga. Icyo gishobora nari nk'ijana hariya kuri uriya muhanda hafi y'Inyange. Umupolisi yarahagaze arambona, nta na za kamera icyo gihe bari bafite, gusa uko nagendaga nawe wari kubibona ko nihuta. Aza uburyo yampagaritse byaragaragaraga ko afite umujinya. Avuze ifirimba arampagarika, ndahagarara. Abana arayanciye ndayatanga, sindi bunahakane. Hanyuma manuye ikirahure arandeba ngo araseka ngo pastor ngo ni wowe. Ni jyewe. Ngo uranyibutse se? Ndamwitegereza ariko numva ibyiringiro bitangiye kugaruka. Ntoya isingiye kongera icyaha mu byo nakoze birahagije. Kandi warigeze kungirira neza. Ntinagukoreye iki? Ngo nigeze kuza kuri AAA ngo ukiyobora, ngo sanga mwamaze kwandika abanyeshuri ngo program mwayiklozinze, ngo ariko nkubwiye ikibazo cyanjye munyandikira agapapuro njya muri comptabilité ngo amafaranga barayampa ngo bayakuye ku mushahara wawe. Ngo icyo kintu sinzakibagirwa. Ndamubwira nti se ni nanjye wanyituye ukangirira neza. Ati ngukorera iki? Numva nakererewe inama ndeka ngende. Arabona ngo pastor ngo yatabo wowe ngo umutima w'imbabazi n'impuhwe nari namaze kuwufunga, ngo genda ngo ariko reka nkongereho akantu ngo nubundi ugende witonze ngo turacyagukeneye. Ndavuga nti sawa, cyangwa kuko guhera uwo munsi byambereye n'isomo. Ariko icyo nendaga kubabwira nuba ukora ahantu ntukareba abantu mu rwego wuriraho mu nyungu zawe. Gira wa mutima wari muri Kristo Yesu. Kubera ko tubwiriza abantu kuko tuzi ko barimo kurimbuka, ukajya n'abanyabyaha. Yewe abanyabyaha barandiza, ubu ntangiye gusengera abanyabyaha mwabona amariraje, kuko nabyo biri mu bintu nasengeye. Gira wa mutima wari muri Kristo Yesu, nibwo uzabwiriza abanyabyaha kandi ubikunda. Gira wa mutima wari muri Kristo Yesu, nibwo Imana izagutuma ukagenda. Gira wa mutima wari muri Kristo Yesu, nibwo utazakora ibyaha. Gira wa mutima wari muri Kristo Yesu, nibwo ibintu byose bikorwa n'umutima wari muri Kristo Yesu. Haleluya. Hanyuma nuba wicaye ujye wibaza ngo ariko ubundi bindimo gukora ari Yesu uri mu ntebe yanjye yabikora? Hari ibintu abantu rimwe rimwe bibaza, do they ever? Mujya mwibuka yuko mu Baroma 8, rekaho nanahasome ko nagiye nigisha nihuta. Mu Baroma 8 Imana iravuga ngo guhera ku murongo wa 28 ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagaye nk'uko yabigambiriye, kuko bayamenye kera, yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Yadutoranirije kera kugira ngo dushushanywe na Kristo, kugira ngo abe grand frère muri bene se benshi. Bivuga ngo bafite umutima nk'uwe. Ariko muri kino gihe ubona ukuntu abakristo tumeze kwesa abantu bazi ko tugomba gusa na Yesu. Gusa na Yesu. Gusa na Yesu. Ugahura ubivuga Mana ndashaka gusa na Yesu.
nk'umupastori ndashaka gusa na Yesu. Pastori iyo wicaye imbere y'itorero, ibyo ubwira abakristo ari Yesu uhahagaze nibyo yababwira. Ibyo ukora niyo uri wenyine Yesu yatinyuka kubikora. Mukristo uri hano, uko uvuga abandi niko Yesu yabavuga, uko witwara niko Yesu yakwitwara. Ese ibyo ukora Yesu yabikora? That's the question. Transformative. Kwibaza ngo ariko uba ari Yesu uri hano yavuga nk'uko ndimo kuvuga? Ari Yesu uri hano yakora ibingibi ndimo gukora? Ari Yesu uri hano yabigenza ati? Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Reka nihute, isaha irimo iragenda, ngiye ku cya gatatu. Mu gice cya gatatu cy'urwo rwandiko rw'Abafilipi, nabwo uyu munsi ndabigisha Abafilipi. Mu gice cya gatatu cy'Abafilipi noneho batwereka ubuzima in action. Paulo kiriya gice cya gatatu cyose nuko atari cyo ndimo kwigisha, ariko kiriya gice cya gatatu ndagikunda cyane. Aravuga ngo ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero, aribwo kumenya Kristo Yesu. Hepfo umurongo wa 10 akavuga ngo ibyo nkora byose kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya n'imibabaro ye no kujya nshushanywa no gupfa kwe, ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Donc bivuga ngo ibyo Yesu yakora yarabidusigiye. So jewe ndashyiramo imbaraga, ndamarana, ndatwarana, ndihuta ngo ndebe yuko nafata icyo Yesu yamfatiye, ndebe yuko nasohoza umuhamagaro yampamagariye. Hari igihe ndebe ukuntu rero ku ishuri ryacu nigisha abapasitori, byababwirana, ariko hari za dinamike zimwe, hari za principe zimwe dukeneye gutekerezaho cyane. Ujya wicara ukumva ubereyeho kwamamaza Yesu, kwamamaza Yesu. Niyo wakwicura ukumva ugomba kwamamaza Yesu, niyo waba ugenda ukumva Yesu agomba kumenyekana. Jewe wenda bivuga ko nabanje kumvuga butumwa, najyaga nicara Rurindo, navuga nibyo ari byo byose, buri muntu wese uzanyikubaho tuzatandukana yamenye ko Yesu akiza. Hari n'igihe nicaraga nabuze ikintu nkora, nkagenda nkafata taxi hasi Rurindo nkajya mu Ruhengeri, nta kindi kinjyanye uretse gushaka opportunities zo kubwira abantu Yesu muri taxi. Narabwirije mu masoko, narabwirije muri taxi, narabwirije mu nsengero noya nini, ko n'ubu ngubu njya numva icyo kintu kikindimo, nkavuga ngo oya, utugomba kubwira abantu Yesu okazi ibonetse yose. Jewe nta nubwo ndi nk'aba bandi wenda bavuga ngo wagira na ubundi ku bwa kamere yanjye ntabwo ndi intwari cyane. Jewe ndabanza ndatekereza cyane. Hari abandi bantu ubona bari spontane, agahagarara muri bisi agatangira akabwiriza, cyangwa agaragara mu nguni y'umujyi agatangira akabwiriza. Yewe ntabwo ari komeze. Yewe ndabanza nkarezona cyane, ariko unyicaye iruhande ntabwo uzancika. Banze nkubwire ko Yesu akiza, mubwire ko Yesu akiza. Ninshobora kugusuhuza ukanyikiriza mu ndege bijya bigora. Hari igihe usuhuza umuntu bakakwereka ko nta gahunda afite yo kuganira nawe, ariko wihaye kuganira nanjye ubwo ndashakisha aho nza gucisha ngo mubwire ko Yesu akiza. Muzitegereze Paulo, burya ari specialiste wabyo. Paulo aragiye, ari muri gereza y'Ifilipi, bamufunze amaguru n'amaboko. Bafungaga amaguru, ariko cyane cyane niyo bafungaga n'imbago. Ari hamwe na Sira, yeje nijoro, kandi bagufungaga mu mbago wagwaga ibinya kuko amaguru yabaga arambuye afunze. Abwira Sira, aramubwira ngo Sira, uziko ibinyi byo kwicara hano turimo gukomplaininga twiramanta ngo badufunze, reka nkwereke kubita korasi, nkwereke ibyo dukora. Kubise korasi bahimbaje Imana, barangije barasenze, gereza yose iranyeganyega. Bayibwirije ubutumwa, n'umurinzi wa gereza bamubwiriza ubutumwa, arakizwa. Baracya mu gitondo ati murekura abo bantu bagende. Icyari gereza bagihindura igiterane. Haleluya. Uriya ndabizi bamwe muri mwe babajyanye mageragere, mwajya gukomplaininga mukajya mwiramanta. Yewe uriya unjyanye mageragere nahanezerwa, niho abanyabyaha benshi bari. Nagiyeho kabisa nkaba umukuru wabo, nkababwiriza ubutumwa, nkarara amajoro nkiyiriza, nkabasengera, nkababwiriza aho Yesu azashakira akankurishayo, kuko n'ubundi ubwo naba najyanyweyo nuko bambeshye, kuko gahunda yo gukora ibyaha mbigambiriye ntayo nyigira mu buzima.
ibyo ntakoze ndi umusore sinzabikora nshaje ariko umuntu umwe yarambwiye ngo ubwo se bakubeshyeye nyine ukaba wabeshyeye umuntu ambeshyeye bigafata ubwo ni Yesu wabunyohereje muri gereza kandi ngiyeyo sinakwitotomba aho uzajya hose aho bazagushyira hose make it a mission field cyane ubu ngiyeyo akazi kose wampa nagakora ku bwa Yesu Paulo bamushyize muri gereza bamushyize mu rubanza imbere ya Agripa aho niho nkunda cyane bamushyize mu rubanza baramurega aho kugira ngo yiregure aho gatumva Agripa reka mwibwirire ibi bintu mbabwira aba barabizi nari umufarisayo nkabo ndetse nari mu bimbere ariko nahuye na Yesu none sinshobora guceceka ngo ndeke kumuhamya kuko ari mission yamaye Agripa aramubwira ati bivuze Paulo bivuze ko gatoya munanyu mbindura umukristo ubundi se wagize ngo ndi mubiki aturetse izi ngoyi zanjye ubundi mwese nakwifuza ko munkurikira mukaba wa Kristo kuko Paulo kazi yose wamuhaga yagutsindaga igitego okaziyo yose wahumbye aho gaho gatoya nkunda aho yagiye mwa Areopago murabyibuka mu gice cya 17 Areopago abantu benshi bibwira ko Areopago rwari urwego rwari nka RGB rwari urwego rushinzwe imyizerere bamujyanye mwa Areopago barabati uyu muntu batubwiye ko ari ibintu urimo kwigisha hano by'inzaduka bidusobanuriye neza tubisesengure ariko ati rero mbabwire mwa bagabo mwe nabonye icyambere nabonye ko muri abanyedini ufite imana z'uburyo bwose ariko hariho iyo nabonye igicaniro cy'Imana itazwe iyo niyo ngiye kubabwira ati iyi Imana buri moko yabahaye igihe cyabo atari ko yagennye ko mu gihe cya nyuma hazabaho umunsi wo gucira abantu bose imanza kandi izazica ikoresheje Yesu uwo barabata ubwo utangiye ibyo ngibyo tuzaba tukumva ukundi ariko abagabo bamwe yari abatambikanye abitwa basosipatero bari bamukurikiye neza babyemeye baramukurikira arabatambikana abakura muri Areopago baramukurikira so mwereke ngo aho bazakujyana hose Paulo atubera icyitegereza avuga ngo aho bazakujyana hose aho ukora hose bajye bamenya yuko ufite Yesu haleluya aho ugiye hose bamenye yuko ufite Yesu buriya Paulo ntabwo nakomeza nkamuvugaho ariko reka mbasomera akantu kamwe ko nkunda cyane aravuga ngo buriya Imana ishimwe ni mu gice mu Bakorinto ba kabiri igice cya 2 murongo wa 14 ariko Imana ishimwe kuko ihora iturangaje imbere ikaduha kuneshereza muri Kristo no gukwiza hose impumuro nziza yo kwimenya everywhere we go hari umuntu witera parufe hanyuma aho anyuze hose kumva parufe aragenda asiga parufe hari n'abagore bisiga parufe bakayisiga no ku ntoki wamunamutse wajya wihumuriza uko batariko ko numva intoki zanjye zihumura akaga parufe kaje ryari hari umuntu wayisize umukozeho iragufata niyo ufite Yesu wagubye yambwira abantu burya umuntu wamize Yesu amera nk'umuntu wari igitunguru cyangwa tungurusumu umuntu wari igitunguru cyangwa tungurusumu yabumbuye umunwa uhita umenya ko yari igitunguru cyangwa tungurusumu umuntu wamize Yesu yagombye kubumbura umunwa ukamenya ko afite Yesu muri we effective life kwa muri Yesu ni ibyo ngibyo ariko reka nsoze kuko buriya nkunda Paulo nta mwanya n'umwe yapfusha kuza iyo yabaga atarimo kubwiriza yabaga arimo gusenga iyo yabaga atarimo gusenga yabaga arimo kwandika iyo yabaga atarimo kwandika yabaga arimo gusura abakristo iteka ryose Paulo yabaga ari on mission aho twebwe hari abantu rero ngo umuntu njyanangazwa n'abakristo bamwe ngo ugiye ngo ndumva niyanubiya ngo mu Board umugiye yajyanye n'ibyaha byanjye Board kurambirwa byajyanye n'ibyaha byanjye ahubwo ikibazo mfite sigaye mbura umwanya kuko iyo utangiye kugira umwete wa Yesu nta munota n'umwe ufite wo guta nta mwanya ufite wo kuvuga ubusa tugomba gukorera Yesu tukibagirwa ibiri inyuma nk'uko Paulo avuga ngo nibagirwa ibiri inyuma kuko abantu bamwe iyo tumaze kubona itorero ryabaye rinini iyo tumaze kubona abantu bamaze kutumenya uricara ukaganza gusa Paulo avuga ngo no nibagirwa ibiri inyuma including the successes nibagirwa ibiri inyuma ndasingira ibiri imbere ndamaranira kugera aho wumva umuntu ufite umwete n'imbaraga kandi iyo rwose nyambwira abantu no mu busaza bwanjye nta promesse mfite yo gusaza nk'icupa ngo mbingoroji mbe karahanyuze kuko mu by'Imana yasezeranije si kwivuga Zaburi ya 92 irambwira ngo abantu batewe mu bikari by'Uwiteka no mu busaza bwabo bazagira amakakama n'itoto ngo ndetse bazakomeza kwera imbuto. That's my intention. Selectively ngiye gukora
ko nta gahunda afite yo kuba ingoroje, ukwicara ngo nkabura icyo ni ngo iyo umuntu agiye mu kiruhuko cy'izabukuru ngo abantu benshi barapfa ngo babura icyo bikoresha ngo babura icyo bitwa. Hewe mbura icyo nitwa kandi mfite Yesu, nzitwa umugaragu wa Yesu. Mbura icyo nikoresha kandi si yuzuye abanyabyaha. Igihe nzaba ntarimo gusenga nzaba ndimo kwandika, igihe nzaba ntarimo kwandika nzaba ndimo gusoma, igihe nzaba ntarimo gusoma nzaba ndimo kubwiriza. Ariko tugomba gukorera Yesu kurinda dupfa, kurinda dupfa no mu rupfu rwacu tukavuga Yesu. Haleluya. Buriya nyangondo umuntu witwa Elisa yarapfuye baramuhamba. Noneho rimwe abamowabu bari bateye muri Samariya, batwara umuntu bagiye kumuhamba, babona igitero cy'abamowabu kiraje, baravuga ati abamowabu batugeze hejuru. Bafungura imva ya Elisa banagama intumbi, yikubise ku magufwa ya Elisa irabondisa, aza birukanka inyuma bati noneho umuzima aradufashe. Bashyira bugeri bariruka, bashyira bugeri ariruka kurushaho. Reka tujye tuzura n'abantu na nyuma yuko dupfa. Haleluya. Tubwirize tuvuge Yesu na nyuma y'urupfu twe tukimuvuga, kuko Paulo nakandagiye ku magufwa ye ndazuka. Kwandiko yandikiye Abafilipi nirwo nasomye ndakizwa kandi nta gihari, ariko nuno munsi nubwo yarapfuye aracyavuga. Haleluya. Hanyuma icyanyuma nkunda cyane, Abafilipi 4:13 aravuga ngo ibi byose tumaze kuvuga nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Niba tugiye kuzakorera Yesu, niwe uzaduha imbaraga. Kandi buriya nkunda Yohana Umubatiza uko yavuze Yesu. Haleluya. Yohana Umubatiza yabwiye abantu, aravuga tumva yewe ndimo ndababatirisha amazi, ariko uriya we azababatirisha umwuka n'umuriro. Ahagaze mu mugezi arabatiza abantu bakavamo bakonje. Cyo tujya dukora pastor burya. Aravuga ati ariko uriya we ahagaze mu mugezi w'umuriro, eleko fire, ababatije bose bavamo bagurumana. Shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Hari ikintu dusigaye twarataye cyane cyane raya macaci mwebwe ngo y'umwuka kizeho ngo ko ndacyategereje guhishurwa kw'abana b'Imana nk'ibyaremwe byose nk'uko bavuga mu Baroma. Abantu baravuga ati twebwe turi mu itorero ry'umwuka nk'abana. Hango nimwe mworoheje mugabanye akayoge. Ndashaka kubona umwuka in power not in word. Abantu benshi barakubwira ngo bafite imbaraga, nkabwira ziri hehe? Jewe ni ubu ni rwo rubanza mfitanye n'Imana. Yego Imana meze nka Gideon muri Imana ko twumvise batubwira ngo imbaraga ziri, za mbaraga zagiye he? Jewe ndashaka kuzibona. Imbaraga ba Paulo bakoreshaga, umuntu yamukozaho umushwari yayikoza ku barwayi bagahaguruka, yamukoza ku bafite abadayimoni bakagera. Igihe cya ba Paulo yageze muri Efeso ahasanga abigishwa 12 gusa, arabadisciplininga, arabigisha, ababwira ibya Yesu, abarambikaho ibiganza, buzura umwuka. Baratubwira ngo mu myaka 2 gusa ngo Aziya yose yumva ubutumwa bwiza, ngo n'amadayimoni, ngo n'inzererezi zaho zirukanaga abadayimoni bakagenda, ko amadayimoni yaracangagikiwe. Iyi imbaraga zamanutse amadayimoni aracanganyikirwa, wavuza induru amadayimoni akiruka, kandi we nta Yesu ufite, upfa kuvuga izina rye gusa amadayimoni agashyira bugeri. Kugeza igihe bahuye n'umudayimoni wize theology, aravuga tumva ba Petit hangon, Paulo ndamuzi na Yesu ndamuzi, muri kibyo kutubeshya, banza umubuhamya bwawe, ndashaka kumva ko ufite Yesu. Aturumva ati twebwe twumvise Paulo avuga ngo mu izina rya Yesu natwe turabivuga. Ati sasa murimo muravuga Yesu mudafite, ngo arabasingira arabacapa. Abantu benshi nuko mutarahura n'amadayimoni. Hari abantu mbona barimo kwiyamamaza babana ko haje abadayimoni baseriye ko mushobora gukorwa n'isoni. Nimureke twuzura umwuka wa vure, kuzura umwuka ugaragarira mu bikorwa no mu magambo. Abantu benshi bitiranya urusaku no kuzura umwuka. Jewe ntabwo mbyitiranya, nubwo nanjye nyasakuza rimwe na rimwe, ariko ubundi simbyitiranyi. Ushobora kuvuga softly ariko ufite inzara n'inyota yo kuzura umwuka. Ndashaka umwuka wa wundi wa Petero bari bafite, igicucu cya Petero cyakoraga ku barwayi bagahaguruka. Mwarangiza mukavuga ngo ntiyari yarize, wanyigisha ibyo ngibyo byo mfite akabitwara.
uwanzanira umuntu akanguranira nkamuha masters mfite nkamuha na doctora akanguranira akamuha ibyo wa Petero bari bafite nabyemera ko n'ubundi ntacyo mbikoresha kuba pastor wa paruwase ntabwo nkeneye doctor umpaye ziriya mbaraga za wa Petero nabwiriza umunsi umwe urusengero rukuzura abantu icyo nicyo Yesu akeneye ntabwo akeneye ko niyamamaza mureke dusenge Imana iduhe ziriya mbaraga kuko iyo umwuka wera yaje ibindi byose biroroha umwuka wera yaraje ba Petero ngo nta mukene wabagamo umwuka wera yaraje abafarisayo n'abanditsi n'abatambyi bakuru bavuga ngo Yerusalemu mwayujujemo ibyo mwigisha umwuka wera yaraje baravuga ngo aba bantu ntidushobora guhagana ko bakoze igitangaza umwuka wera yaraje bigeze mu gice cya 6 bakora ONG ngo batoranya abantu buzuye umwuka ngo n'abatambyi bamwe baravuga ati mureke twigire muri iriya dini turabona ariho hari ibikorwa bifatika we need that power dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga ariko ikibazo kiri hehe ntabwo twigeze tubitekereza ntabwo twigeze tubimusaba igihe kirageze ngo tunezeze Yesu erega hora yiteguye hari ahantu Paulo yandikiye tutaramubwira ngo Yesu yahawe umwuka ngo amuducuncumurireho cyane ariko hari yajya kumucuncumura agasanga twagiye ubundi yajya kumucuncumura agasanga turi satisfied with ourselves ibyo twagezeho tukumva bihagije mureke twifuza uriya mwuka hanyuma duhabwe imbaraga hanyuma duhamye Yesu tugiye gusenga Imana ariko niba wicayemo hano ukabumva mu magambo menshi navuze muri iyi saha yose harimo icyo umwuka yakubwiye ukavuga ngo ibyo ari byo byose ntabwo nsa na Yesu ushobora kuba uri umukristo ntibivuga ko uri umupagani ariko ntabwo turagera ku ntego Imana yaduhaye turashaka gusa na Yesu ushobora no kuba wicaye hano utari wanakira Yesu ubuzima bwawe utaragira definition ariko niyo twarangiza n'ibyo byose niyo twaba twarabyujuje ushobora kuba uri n'umukristo ariko utagira ishyaka utagira umwete wo guhamya Yesu twese nanjye ndimo dukeneye gusenga ngo ziriya mbaraga zibizacu dukora ibyo Yesu yaduhamagariye gukora niba wumvise Imana hari kirimo kukubwira mu mutima wawe manikira ikiganza aho wicaye dufatanye gusenga Imana manikira ikiganza aho wicaye ubwira Imana ngo Mana mukiza numvise ijwi cyumvise Imana ikubwira ugomba gutunganya kuri uyu mugoroba cyumvise Imana ikubwira ugomba gukora kuri uyu mugoroba ubwira Imana ngo Mwami Yesu uyu mugoroba wavuze nakumvise kandi ngiye kumvira ndaje mukiza reka dusenge Imana turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo ni wowe urondora imitima y'abantu bose ukayimenya uko iteye iri teraniro ririmo abantu bagukunda ariko imitima yabo irangaye barangariye muri byinshi barangariye mu byo bagezemo barangariye mu mibereho kandi ibyo ngibyo watubwiye ko bizaza ari inyongera nidushaka ubwami bwawe genderera buri muntu wese uri hano Mwami Yesu
humura amaso yacu twese tukubone nk'ukuri, tukubone nk'uko dushaka, tukubone nk'uko twifuza. Kandi mwami Yesu, turasenga ngo twese uduhe kugira wa mutima wari ufite, wa mutima ukunda, wa mutima witanga, wa mutima wumvira, kugira ngo mu bihe nk'ibi ngibi ushobore kudukoresha nk'uko Imana Data yagukoreshaga, kandi natwe biduhesha umunezero, biduhesha umugisha. Ariko kuruta ibindi byose mwami Yesu, duteremo umwete, duteremo imbaraga. Suka imbaraga z'umwuka wawe wera ahangaha. Niwe wabwiye abigishwa bawe ugiye gusubira mu ijuru ngo nimwishingikirije ku byo nabigishije, wahereye kuri Mose na Zaburi n'abahanuzi, ngo bigishwe ibyanditswe byera byose, urangije urabibasobanurira, urabwira ngo mugume mu murwa, murindire ko muzambikwa imbaraga, umwuka wera nabazaho. Reka imbaraga z'umwuka zimanukira aha hantu, reka imbaraga z'umwuka zituzeho. Mana, turashaka za mbaraga, turashaka kuzibona, turashaka kubona zidukoresha. Kandi izo mbaraga ntabwo zigaragarira hano mu cyumba, ntabwo zigaragara hano turirimba. Abigishwa bawe buzuye umwuka, basohoka mu cyumba bajya hanze, abandi 3,000 barakizwa. Turashaka izo mbaraga Mana, turashaka iyo impact, turashaka iyo mpinduka. Tuvane mu kamenyero, tuvane mu kwikirigita tugaseka, tuvane mu kwikomera amashyi. Turashaka imbaraga zihindura igihugu, turashaka imbaraga zihindura ubuzima, turashaka imbaraga zihindura imiryango, turashaka imbaraga zihindura isi. Uko wabwiye abigishwa bawe ngo muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabazaho, ngo mube abagabo kumpamya muhereye i Yerusalemu, mwambuke mu Yudaya n'i Samariya yose, ngo muzageze ku mpera z'isi. Mana, icyo nicyo dushaka. Twambika imbaraga ngo tugukorere, twambika imbaraga ngo duhinduke, twambika imbaraga ngo duhindure isi, twambika imbaraga dushyire hejuru izina ryawe, kuko waratubwiye ngo umwuka wera naza niwe uzemeza abantu iby'ibyaha n'iby'urubanza n'ibyo gukiranuka. Waratubwiye ngo umwuka wera naza ngo niwe uzatubwira ibyenda kuba. Waratubwiye ngo umwuka wera naza niwe uzenda ibyaha akabitubwira. Twemerere mwami Yesu, suka umwuka wawe wera kuri iyi sale, suka umwuka wera kuri aba bantu bari ahangaha bose, utwuzuza imbaraga, utwuzuza ubushake. Nurangiza udukoreshe, ukorere muri twe, kandi tubone impinduka aho tugenda hose. Izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ubwoko bwawe buhabwe umugisha. Ngo ni mu izina ryawe dusaba mwami wacu Yesu Kristo.